Imana ishimwe ko iduhaye kongera guterana nubwo biri muri ubu buryo, ariko turashima Imana cyane ko uyu mutima wo gushaka gukomeza twiga iby'Imana turi hamwe muri buno buryo bikomeje mu mitima yacu. No musi turatangira igice cya 7 mu mahame y'ibyo twizera, mu mahame yacu nk'ababatista bavuguruye cyangwa bagaruka ku byanditswe byera. Ndashima Imana cyane urugendo tumaze kugira. Ntekereza ko uko twagiye twiga, uko twagiye tuba mu ma Q&A, twagiye tugira umuco urushijeho ku byo twizera cyane cyane nk'uko tubibona mu byanditswe byera. Again, ndashaka kwibutsa ko ntaho kano kadokima uvuga ko kari supplement cyangwa complement kuri Bibiliya, ahubwo agatabo abakanditse yari Bibiliya uko bari kuyibona, cyane cyane ibyo itorero rikwiye kwizera babishira muri kano gatabo mu magambo ashobora kuba asobanutse kugira ngo bitandukanye of course n'ayandi ma confession yabayeho, harimo nka confession ya Westminster Confession tuzi iyo abavandimwe bacu ba Presbyterian bakoresha, ariko hariyo niyabaye mu 1650 bita the Savoy Declaration. Bavuga yuko one of the abagize uruhare mu kuyandika iyo bita the Savoy Declaration harimo nk'umuntu tuzi twatekerezaho nka John Owens Mengo. Rero ntago kano gatabo nubwo tuba turi gufata umwanya wo kukiga, ntago tuba turi kukiga nkaho wagira ngo tugashize kuri level imwe na Bibiliya, ahubwo impamvu tugafata tukakiga nuko gafata ibyo Bibiliya ivuga kakamera nk'akabisobanura mu buryo bwo kwigishanya no kwigishwa cyane cyane ibyo tubona Imana yatanzeho umuco mu byanditswe nk'ibyo dukwiye kwizera. So n'umusire nkuko nari ndabivuze turatangira igice cya 7. Mu gice cya 7 kivuga kuri God's covenant cyangwa naho isezerano ry'Imana. No musi turiga kugika cya mbere. Mbere yuko ngira ico nongera kuvuga, nashaka gusoma ibyanditswe. Turi busome muri Luka 17:7 kugera ku 10. Noneho dusome Yobu kuva ku gice cya 35 umurongo wa 7 kugera kwa 8. Nimara gusoma ibyo byanditswe nsenge nshima umwami, ariko ndanamusaba ngo abane natwe muri uyu mwanya. Turahera muri Yobu 17 umurongo turahera kwa 7 kugera kwa 10 niwo tugiye gusoma. Noneho dusome na Yobu 35 7 ku 8. Noneho dutangire kuganira kuri, noneho nsenge dutangira ku gico tuvuze. Haravuga gutya muri Luka 17:7 ngo ariko ninde muri mwe ufite umugaragu umuhingira cyangwa umuragirira intama, wamubwira kiva mu murima ati igira hano vuba wicara ufungure? Ahubwo ntiyamubwira ati banza untunganirize ibyo kurya byanje ukenyere umpereze kugeza ubwo ndangiza kurya no kunywa, maze hanyuma nawe ubone kurya. Mbese yashima uwo mugaragu kuko yakoze ibyo ategetswe? Nuko namwe nimumara gukora ibyo mwategetswe byose, mujye muvuga muti turi abagaragu batagira umumaro, kuko twashohoje gusa ibyo twabwiwe gukora. Duhite dusubira inyuma gato muri Yobu 35 umurongo wa 7 n'uwa 8. Haravuga ngo niba uri umukiranutsi hari icyo uyihaye, cyangwa se icyo ihabwa n'ukuboko kwawe niki? Icyakora ibibi byawe byababaza umuntu nkawe, kandi umwana w'umuntu gukiranuka kwawe niwe kwagira icyo kumarira. Kadushima Imana.
Uwiteka Mana nzima, umugira neza kandi mubyeyi wacu, tugushimiye cyane data ko duhaye kongera kuza nk'abana bawe, kuza mwami kwicara ijambo ryawe mwami wadusigiye ari ryo riri hagati yacu, kugira ngo mwami abana bawe dukomeze kumva umurage waduhaye, dukomeze kumva ukuri, uko mwami wagiye ugusohoza, uko mwami wifuza ko tubaho muri ino si twizera. Mwami turagushimiye cyane ko waduhaye guterana mu duce dutandukanye. Turagushimiye mwami ko uduhaye gushaka no kwifuza no kuba hano, kugira ngo mwami dukomeze mu by'ukuri twiga. Tugiye gutangira mwami kino gice cya 7. Ni igice mwami kiremereye, ni igice cyazanyemwo ugutandukana kwinshi, ariko mwami ndakwinginze twebwe turi hano nk'aba Reform Baptist cyangwa mwami ababatista bavuguruye mu myizerere, uduhe kumva mwami ibyo tuba tuvuze iyo tuvuze ico kintu, kuko mwami ni ngombwa ko umuntu aba kwisi ashobora mwami gutanga impamvu y'ibyiringiro bye, ashobora mwami gusobanura neza ibyo yizera. Niyo mpamvu mwami ko dutangiye ngusabye mbere na mbere mwami ngo ubane nanje kandi uzubane nanje, ushimye data ko dukomeza tubyiga, kugira ngo mwami ume gutekereza no gukwiriye no gutegura bikwiriye. Mwami ndasabira mwami abumva n'abazumva kino cigisho, ngo mwami uzuhe data kubona ibyanditswe byawe n'ibyo bihishura ku byizerere yacu. Nuko mwami ukomeze wezesha itorero ryawe ikuri kwawe n'ijambo ryawe, kuko mwami nta kindi washizemo imbaraga zawe, kugira ngo mwami zikomeze zigenda zikiza abana bawe n'abakwizera. None mwami ngaho bana natwe udushoboze kwiga no kwita ku byo twiga, kubw'icubahiro cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. So hari ibyo nshaka kuvuga nka introduction kuri ino ngingo cyangwa kuri kino gice. Ubwa mbere nashaka kubabwira ngo ingingo dutangiye ni ingingo iri essential, cyangwa naho umuntu yavuga ko ari ingingo y'ingenzi. Ntago ari ingenzi kuruta izindi, ahubwo ariko ni ingenzi. Ni ingenzi kuko niyo idufasha gusobanukirwa mu buryo buri particular, mu buryo bwihariye, impamvu turi aba Reform Baptist cyangwa naho impamvu turi ababatista bavuguruye. Iyi ngingo, iyi point ya mbere ndi kuvuga, dukwiye kubyumva. Actually nayindi gutekereza mu kaya mbere yo gutangira, navuga ati nakifuje ko umumemba wese wa CRBC, niba koko warabaye umumemba wa CRBC, ni ngombwa ko dutahura ino ngingo, kuko niyo igutandukanya n'abandi bose bafite another confession. Niyo igutandukanya n'aba Presbyterian, niyo igutandukanya n'aba Lutheran, niyo igutandukanya n'aba Orthodox, niyo igutandukanya n'abandi bose. Niyo ibasha kudusobanurira mu buryo bwimbitse uburyo turaba Baptist, impamvu turaba Baptist bavuguruye. Hari umuntu nahoze numva ari kuvuga ngo ino ngingo ngo uburyo isobanutse muri confession yacu, ngo abumva ngo aribwo buryo bwonyene buri right. Of course ni muri Reform Baptist, ariko yaravuze impamvu ze. Icya kabiri, ntago ukuba ari ngombwa kwayo ari ukugira ngo tubone itandukaniro riri hagati yacu n'abavandimwe baba Presbyterian gusa. Yani magambo ushatse kuvuga niki, ntago ari kugira ngo duhite dutangira kujya impaka nabo. Ntago kumenya ko dutandukanye n'aba Presbyterian ariyo
navuga the main theme cyangwa naho ingingo nyamukuru iri muri ino ngingo y'isezerano. Ahubwo ni ngombwa kugira ngo dutahure uburyo Imana igenda ikora cyane cyane towards his creation, bihagaze uburyo Imana ikorera ibyo yaremye na cyane cyane umuntu. Iyi point nayo reka ngerageze kwiha iyindi side note iri important igenda gumera nk'ishimikira kuri kino kintu. Nahoze ntekereza uburyo kwa Fidel ndumva bakora mute ndabona. Okay, so ndibuka ntangira gutekereza kuri bino bintu bya covenant theology cyangwa naho inyigisho y'Isezerano. Hari igihe nahora nibesha nkagira umutima wo gushaka kumenya kugira ngo nze ngende impaka na Presbyterian kuko numva babizi byabo. Ndi gutekereza byimbitse kuri ino ngingo mpita mbona wagira ngo hari ikintu tuba turi kumisinga niba imitima yacu iri gutwarwa n'icyo kintu. Mu yandi magambo, covenant theology impamvu ari ngombwa cyane no kuba Reformed Baptist ni uburyo tugenda dutahura ibyanditswe. Ko iyi nyigisho y'isezerano ko tugenda tuyitahura niko tugenda tubona ingene ibyanditswe bigenda byandika n'ibyo ibyanditswe bigenda bihishura kugeza kuri Kristo. Ibyo tuzareba tugeze nko Igika cya 2 n'icya 3 ari byo tuzabonamo cyane itandukaniro riri hagati y'uburyo twinterpretinga nk'ingingo nk'isezerano ry'ubuntu cyangwa the covenant of grace. Tuze twitonde twebwe uburyo dukoresha covenant of grace. Iryo jambo, ayo magambo atatu, covenant of grace, isezerano ry'ubuntu, ntago ari bwo buryo aba Presbyterian nk'urugero baba bari gukoresha iryo jambo. Tuzabireba ntacyo byimbitse mu buryo bwimbitse, aribyo bidufasha gutahura uburyo Imana yagiye ihishura isezerano ryayo mu byanditswe. Reka noneho twongere turebe uburyo anamahame yanditse. Ntabwo ari ibintu biri aho gusa, ahubwo biri ngombwa ko dutahura umugambi w'Imana w'agakiza. Bidufasha gutahura umugambi w'Imana w'agakiza. Dukwiye kumva umugambi w'agakiza mu mucyo w'isezerano. Mu yandi magambo, gutahura ino ngingo y'isezerano ry'Imana bidufasha gutahura wa mugambi w'agakiza k'Imana mu mucyo w'isezerano. Sinzi nibicyongereza bavuga in the light of the covenant. Tugenda tubona uburyo Imana isezerano ryayo ryagiye riza rihishuka mu isezerano. Ariyo mpamvu tuvuga ngo tugenda kumva umugambi w'agakiza mu mucyo w'isezerano. Uno munsi turatangira igika cya mbere. Hari icyo nashaka kubanza kuvuga kindi, nuko ino ngingo ariho dutandukana na Reformed Presbyterian narimvuze, aba Presbyterienne bavuguruye nabo n'abandi bose bameze nkabo. Kandi ino ngingo niyo mpamvu tutumva ino ngingo nubwo ariho dutandukanira n'aba Presbyterian, nubwo ariho dutandukanira n'aba Reformed Presbyterian, ariho tubona nk'amatandukaniro tuzagenda twumva kandi tunabona aturuka muri iyi covenant theology. For example, shaka gutangamo nk'uburyo bumwe tubona our understanding of the covenant theology, uburyo dutahura ino ngingo y'isezerano ry'Imana bituma twandastandinga cyane dutahura zimwe mu ngingo twe dufite nkaho ari ngombwa ko dutahura bo badatahura muri ubwo buryo. Ingingo imwe ni uburyo ni bande bahabwa amasakramentu. Amasakramentu twemera nabo bemera nabiri ni umubatizo n'igaburo ryera. Uko dutahura rino sezerano ry'Imana nibyo bihita bidetermininga cyangwa naho bitanga umurongo w'uburyo turi butanga aya masakramentu. Twebwe
understanding no kumva isezerano ry'Imana bidufasha kubona amasakaramentu ko tuyaha abakijijwe gusa, ariko bo gutahura kwaba isezerano ry'Imana, umubatizo n'igaburo ryera bashobora kuriha abana. Mu yandi magambo hahita haza ikindi kibazo, uburyo twandastandinga, uburyo dutahura ino ngingo y'isezerano biraza kudetermina uburyo dutahura church membership. Ariyo mpamvu nari mvuze ati buri mu member yagakwiye kuba ari hano, yari bishoboka Imana ikabiduha twese, kuko nibwo buryo buzadufasha gutahura n'ikintu cya church membership, uburyo dutahura membership. Ariko ibyo tuzabijamwo, Imana nidufasha ikanamfasha kubitegura neza. Ariko uno munsi tugiye kuvuga ibyo duhuriyeho. Ubwa mbere, kino gika cya mbere dufite hano birasa neza n'igika cya mbere cyo muri Westminster Confession. So igika cya mbere ntago ariho dutandukaniye. Turaza kugisoma kugira ngo turebe hari abantu bavuga ngo aho gitandukaniye naho ni just amagambo, ariko the essence cyangwa naho the nature, uburyo cyanditsemwo naho bitandukaniye. Mu yandi magambo twese twemereye ingingo ya mbere, twemera ibyanditse muri kino gika cya mbere. Noneho niki tubona muri kino gika cya mbere, nako nibiki tubona hano muri kino gika by'ingenzi tunahuriyeho mbese nabo, aribyo tugiye kurebaho uno munsi. Icya mbere turareba ngo intera iri hagati yacu n'Imana. Igika cya mbere kiravuga ngo intera iri hagati y'Imana n'ibiremwa ngo ni nini cyane ku buryo nubwo ibiremwa byose bifite ubwenge bitegetswe kuyumvira nk'umuremyi wabyo, ariko ntibyari bubashe kuronka ingororano y'ubugingo iyo bitava mu kwiyoroshya kw'Imana ku bwabyo, aribyo Imana yakoze mu buryo bw'isezerano. So ibyo tubona by'ingenzi muri kino gika ni ibintu bitatu. Turabona intera iri hagati yacu n'Imana. Icya kabiri, turareba ukumvira kwacu n'uburyo bitabasha kuzana ingororano. Icya gatatu, ukwiyorosha kw'Imana mu buryo bw'isezerano. Ibyo bintu nibyo bintu bitatu bigaragara nk'aho ari iby'ingenzi muri kino gika cya mbere. And hano n'umupresbyterian wese yaba ari guterana natwe araza kubyemera. So reka tubirebe kimwe tugende tureba n'icyo bisobanura, kuko bimeze kino gika cya mbere, by the way, kimeze nk'umuryango dukingurira kuza gutahura no kubona ino ngingo y'isezerano ry'Imana. Nashaka kuvuga, reka tugende ku cya mbere twari tuvuze, intera iri hagati yacu n'Imana. Hano mu gika cya mbere dusomye kajya karongo gatangirira karavuga ngo intera iri hagati y'Imana n'ibiremwa ni nini cyane. Ngo ni nini cyane. Iyo bavuze intera iri hagati yacu n'Imana, ntidukwiye kumva uburyo ijuru ryitaruye isi. Ntago bari kuvuga ikibazo cha location. Ntago bari kuvuga ngo mwe muri Burundi Imana nako mwe muri mu Rwanda Imana nayo iri Burundi. Ntago bari kuvuga muri sense ya location. Ntago bari kuvuga uburyo twe turi ku isi Imana nayo ikabiri mu ijuru. Meli ntago ari byo bari kuvuga. Ahubwo tukwiye kumva uburyo dutandukanye n'Imana. Iyo twumvise iryo jambo intera iri hagati yacu n'Imana, ntago dukwiye kumva uburyo Imana dutandukanye mu buryo bwa distance, cyangwa ko turi mu mubiri yo ikaba ari nkemu umwuka. Sorry, narivuze Kirundi. Ntidukwiye kumva muri ubwo buryo dushobora kumva ijambo intera mu yandi magambo. Ahubwo nagerageje gutekereza ibintu twabona biza kumva gutandukana, biza kumva uburyo dutandukanye n'uburyo ibyo bintu biba justified nk'intera. Dutandukanye n'Imana gute? Ubwa mbere,
Imana ni umuremyi, twe turi ibiremwa. Nko muri kino gika dusomye turabona ko ariyo magambo bakoresha bavuga ngo ku buryo n'ubw'ibiremwa, ubwo hari abantu bashizweho, hari kategori y'abantu bari kuvuga ibiremwa. Mu yandi magambo ntago byishizeho, byashizweho n'uwundi, ngo byose bifite ubwenge bitegetse kuyumvira nk'umuremyi. Imana mu yandi magambo ikayisha, Imana ntago ari kiremwa ahubwo irema byose. Dutandukanye n'Imana kuko ari umuremyi, natwe tukabiremwa yiremeye nk'uko tubibona mu mahame. Icya kabiri, dutandukanye n'Imana kuko Imana ni Imana, twebwe turi abantu. Dutandukanye mu yandi magambo mu bupersona, ntago turi Imana kandi nayo ntago ari umuntu. Kino kintu ni kweri kiri ari ingenzi kugira ngo tugerageze nk'abaza kubisobanura byimbitse, twumve uburyo dutandukanijwe mu ndangakamere. Uburyo dutandukanijwe mu ndangakamere, mu yandi magambo hari indangakamere Imana yisangije n'indangakamere tuvuga ko Imana idusangiza. Mu ndangakamere Imana yisangije, Imana wavuga ati omnipotence of God, ugushobora byose kw'Imana. Imana ishoboye byose, twe ntabwo dushoboye byose. Ukuba hose kw'Imana, Imana iba hose, twebwe ntabwo tuba hose. Ukumenya byose kw'Imana, Imana imenya byose, twe ntabwo tumenya byose. Imana mu zindi ndangakamere navuga ni nyinshi cyane, ariko mu ndangakamere Imana yadusangije, Imana ni urukundo. Imana igira urukundo, natwe tugira urukundo. Not at the same level, ntabwo tunganya n'Imana. Imana igira ubuntu, nawe hari igihe ugira ubuntu. So ariko ibyo tugiye kubidutandukanya n'Imana, ntitwabura indangakamere tudasangiye n'Imana. Icya gatatu, Imana ni umutware, twe tukaba abagaragu. Twibutse ibyo twasomye muri Luka. Imana iradutegeka, ntabwo turi hejuru yayo ahubwo turi munsi yayo. Nta nubwo turi ku kigero kimwe, turi munsi yayo. Aho ndi kuvuga mu buryo bw'uburyo ibintu bitondetse, cyangwa naho buryo bwa structure. So iyo bari kuvuga intera iri hagati yacu n'Imana, dukwiye kumva uburyo dutandukanye. Mu yandi magambo koko dutandukanye nayo mu buryo bwose umuntu yatekereza. Mu yandi magambo ntago twakigereranya nayo, iraturuta cyane. Hano ikindi kintu kiri important kugira ngo dusobanure icyo kintu, ntago dushobora kuyigereranyaho. Iyo uri kuvuga kino kintu, actually intera iri hagati y'Imana n'ibiremwa ariko ari nini cyane. Mu Cyongereza bari kuvuga a matter of standard, cyangwa uburyo bwa standard. Standard Imana iriho nk'Imana, ntabwo twe dushobora kuba tuyiriho. Kandi bavandimwe, reka mvuge kino kintu, n'imbere y'uko Adamu acumura, iyo standard ntabwo yari ayiriho. Turaza kubireba, ntacyo turi kugerageza kurapinga, turabivuga. So duhejeje kuvuga icyo bavuze, intera iri hagati y'Imana n'ibiremwa hari nini cyane. Ni muri ubwo buryo dukwiye kubitahura. Icya kabiri twari twavuze ko tureba ni ukumvira kwacu n'uburyo bitabasha kuzana ingororano. Ukumvira kwacu n'uburyo bitabasha kuzana ingororano. Hano baravuga ngo intera iri hagati y'Imana n'ibiremwa ni nini cyane ku buryo
nubwo ibiremwa byose bifite ubwenge bitegetswe kuyumvira nk'umuremyi wabyo, ariko ntibyari bubashe kuronka ingororano y'ubugingo iyo bitava mu kwiyorosha kw'Imana ku bwabyo ari byo Imana yakoze mu buryo bw'isezerano. So mu yandi magambo icyo ari kuvuga icyo ari kuvuga hano ni igiki? Hano ntago bivuze ko tutabasha guhabwa ingororano, ahubwo nuko byo ubwabyo ntago bikwiriye kuguhesha ingororano. Turareba impamvu noneho bishoboka bino, turaza kwira kuri ya point ya gatatu, ariko icyo bari kuvuga nuko ukumvira kwacu ntago per se kwagakwiye kuba kuzana ingororano. Reka tubivuge muri ubu buryo, reka twibaze hano kugira ngo twumve neza. Ese hari umuntu uno munsi, tugerageze kubirebera nk'uko ku isi tubibona kugira ngo tubyumve. Ese hano hari umuntu uno munsi kubera atishe umuntu n'umwe ahita yirukira ku mucamanza ngo amugorore? Humanly speaking, tubyibaze hano ku isi. Jewe uno munsi kuva nabaho nta muntu ndica. Okay, disclaimer, yes aravuga ngo iyo wanze umuntu umutima wawe umwishe. Simvuze ko ntatsindwa n'iryo tegeko, ndi kuvuga ku isi, kuva ndavuka nta muntu ndica. Ariko ibyo ntago bimpa uburenganzira cyangwa bihita bituma ngo nirukira ku mucamanza nkamubwira ati mucamanza, maze imyaka 20 ntarica umuntu n'umwe, ariko se wangororeye, wampaye igihembo. Reka ngerageze kubyegeza noneho hafi. Abatwara imodoka uno munsi, ababashije kugenda guterana bagiye n'imodoka cyangwa ubundi buryo bwari bwo, reka dutekereze imodoka. Ese abatwara imodoka uno munsi yabashije kutarenza umuvuduko wa 60? Ese wumva mu mutima wawe uri bugende uno munsi ugenda ushaka traffic police aho yahagaze, uhagarara ugahita ugenda kubwira umupolisi ngo none se afande ko ntarengeje umuvuduko wa 60, abandi kuri kubaca 35 kuko bayarengeje, harenga iminsi 30 ukabaca 45. Ese wayampaye nanjye ko no munsi ntarenze kuri iryo tegeko? So mu yandi magambo icyo bari kuvuga ni ntago kumvira itegeko bikwiriye kuduhemba, kuko kumvira itegeko nibyo n'ubundi twagakwiye gukora. Bavuga ngo ku buryo n'ubwo ibiremwa byose bifite ubwenge, ubwo bari kuvuga abantu bitegetswe kuyumvira nk'umuremyi wabyo, ariko ntibyari bubashe kuronka ingororano. Turaza kureba kano kantu k'ingororano y'ubugingo uburyo kari specific, ariko turi gushaka gusobanukirwa iyi concept y'uko tutabasha guhabwa ingororano. Mu yandi magambo bidakwiriye kuduhesha ingororano per se. Ya byari bimeze gutyo kabisa. Okay, baramaze kunyandikira ko narengeje umuvuduko, ariko inshuro ntarenze umuvuduko ni nyinshi. Uno munsi nari kwa ndi umumiliyoneri. So ntabwo kumvira amategeko, kumvira umuremyi, cyane cyane muri structure twavuze kare, ntago byo ubwabyo bikwiriye. The word, ijambo ry'ingenzi nibikwiriye kuduha ingororano. Mu yandi magambo, mu bisanzwe kumvira amategeko n'ubundi urabitegetswe kubw'impamvu zo kuyoboka muri bwa buryo bwa structure. Urayoboka kuko Imana iri hejuru yawe, ariko no gupreservinga. Sinzi niba iri jambo riba mu Kinyarwanda, ariko ijambo numvise natekereje ry'ikirundi rishobora kuba risobanuye kupreservinga ni kubungabunga. Sinzi niba bibaho kiba mu Kinyarwanda. Kubungabunga byo kubungabunga ibidukikije. So mu yandi magambo utegetswe kumvira amategeko kubw'impamvu zo kuyoboka no kubungabunga abandi n'ibindi biremwa. Aha ndi kuvuga muri ya sense impamvu tudakwiye kwica ni kugira ngo dupreservinge
ibiremwa n'ubundi byose kuko ari iby'Imana. Reka nongere gatonya dusubire mu byanditswe muri Luka hamwe twasoma mbere. Luka 17 kugira ngo twumve Yesu nawe uburyo yabwiye abigishwa n'urugero yabahaye. By the way, umviriza aravuga ku murongo wa 7 ariko ninde muri mwe ufite umugaragu umuhingira cyangwa umuragirira intama, wamubwira akiva mu murimo ku murimo ati igira hano vuba wicara ufungure. Katwanze twumva icyo Yesu ari kuvuga muri ubu buryo. Icyo ari kuvuga ubwa mbere hano dukwiye kumva ko ari kuvuga relationship hagati the master and the slave. Yandi magambo umudatabuja n'umucakara we n'umuja we, tubivuye gutya, umukozi n'umukoresha. Mu yandi magambo ari kuvuga kino kintu, frankly speaking, mu buryo tutibeshe, hari uko uba ufite umukozi wahita uza ukamubwira ati inherently, mu yandi magambo wahita uza ukamubwira ati ko uvuye kuragira intama zanjye ukaba uvuye no kumpingira imirima, ingo wicara ufungure. Muri sense ya ibyo bintu bitewe n'uko ukoze ibyo wagakwiye gukora, kukugaburira bitewe n'uko mbonye wakoze ibyo wagakwiye gukora. Ngo niyo mpamvu ku murongo wa 8 ahita avuga ngo ahubwo ntiyamubwira ati banza ntunganirize ibyo kurya byanjye ukenyere umpereze kugeza ubwo ndangiza kurya no kunywa, maze hanyuma nawe ubone kurya. Mu yandi magambo, n'ubundi ntiwakomeza n'ubundi nkorera kuko n'ubundi uri umucakara wanjye, ukomeza ungaburira, ahubwo uvuye mu murimo ukaba no kuragira, ahubwo jya no mu gikoni untegurira ibyanze ngejewe. Ngo mbese yashimwa uwo mugaragu kuko yakoze ibyo ategetswe? Twite ku byo Yesu ari kuvuga, kuko twega muri kino gihe turahita tuvuga ati n'ubundi akwiye kumushima, ni umuja. Ntago umugaragu ashimwa kuko yakoze ibyo ategetswe, n'ubundi yakoze ibyo ategetswe. Ahita ahindukirira intumwa ze ngo nuko namwe nimumara gukora ibyo mwategetswe, byose mujye muvuga muti turi abagaragu batagira umumaro kuko twasohoje gusa ibyo twabwiye gukora. Ndashaka twite ku ijambo rimwe hano, ku magambo amwe hano ari muri kino gice. Ukutagira umumaro kwa bano bagaragu arizo ntumwa ntago ari kubera bakoze amakosa. Mu birebe, ntago kwitwa abagaragu batagira umumaro bihagaze kuko batasohoje ibyo bategetswe. Mu yandi magambo, kuba umugaragu utagira umumaro kuko intumwa ntago bihagaze kuba batagiye kubwiriza ubutumwa bwiza. Nk'urugero, sinzi niba kino kintu kiri kumvikana, ariko ndiringiye Imana kiri bubashe kucumvikanisha. Ntago kuba abagaragu batagira umumaro bihagaze kuko batakoze ibyo bagakwiriye. Oya, ariko bakoze ibikwiriye bakomeza kuba abagaragu batagira umumaro. Mu Cyongereza baravuga ngo the unworthiness of these servants is not based on their wrongdoings. Ntago bihagaze ku byo bakoze nabi. Ngo nuko namwe nimumara gukora ibyo mwategetswe. Hari amagambo dukwiye kwitondera iyo turi kubona Bibiliya, iyo turi gusoma Bibiliya. Ibyo mwategetswe, mu yandi magambo, databuja yabategetse. Apana yabasabye gukora, apana yabinginze gukora, yabategetse gukora. Byose mujye muvuga. Nimumara kwibona muhite muvuga ngo turi abagaragu batagira umumaro. So ibi ni generally speaking kumva yuko Yesu ntiyise abagaragu batagira umumaro intumwa kuko batari bagiye gukora n'ubundi ibyo batari bakwiye gukora, ahubwo nuko bari bakoze ibyo bakwiriye. Ariko ndashaka kumera nk'uvuga nihuse gatonya
kuri kano kantu kari hagati, ariko kari hagati muri kino gihe ngo ariko ntibyari bubabashe kuronka ingororano y'ubugingo. Ni kubera iki ingororano y'ubugingo ari cyo bavuga? Of course mwibuke turi ku isezerano ry'Imana, turi muri context yo kumva uburyo ubugingo buhoraho, ubugingo Imana ishaka guha ibiremwa byayo bifite ubwenge. Niyo mpamvu hajya bifite ubwenge abantu. Ingororano y'ubugingo mu yandi magambo ni the life Adam actually yabaye promise. Reka tugerageze kure hano, turagaruka ku isezerano ryari hagati y'Imana na Adam, ari ryo sezerano dukunda kwita covenant of works. Again bavandimwe, tuzakomeza twitondera uburyo dukoresha no magambo covenant of works, covenant of grace, isezerano ry'imirimo, isezerano ry'ubuntu, kuko uburyo tuba turi kubivuga ushobora gusanga atari ko abapresbyterian bari kubivuga. Reka nsome Itangiriro kabiri, igice cyaho cya kabiri, nako Itangiriro igice cya kabiri. Mwari mugiye kumbwira ngo iyo bibiri bifite niyi, ufite urwandiko rwa kabiri rw'Itangiriro. Okay, Itangiriro igice cya kabiri turasoma umurongo wa 15 kugera ku wa 17. Twongere turebe iby'Imana promising Adam. Aravuga ngo Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. So mu yandi magambo, rino sezerano murabona yuko guhabwa ubugingo ndikureba uburyo Adamu gupreservinga iri sezerano ry'uko azahabwa ubugingo byari bihagaze n'ubundi kubyo akora n'ibyo adakora, sibyo? So ingororano y'ubugingo bari kuvuga ni muri ubu buryo ko ibyo turi kubona ntago ari ingororano zo muri buno buzima. Actually bavandimwe, nico kintu nkundira about reform theology, nico nkundira kubijyanye n'inyigisho z'ibyo twizera. By the way, muze murebe uburyo twama twita ku bugingo butari bwo muri iyi si, ahubwo n'ubugingo bufite agaciro kuruta ubugingo bwa hano ku isi, buruta agaciro ubukire bwose umuntu yahabwa, n'ubugingo buhoraho. So mu bisanzwe Adamu kumvira itegeko ryo kutarya itegeko ryo kutarya ku giti cy'ubugingo, ku giti kimenyekanisha ikibi n'icyiza, yagakwiye kubera bikoze bidahagaze ku isezerano afite inyuma, kuko n'ubundi n'ikiremwa. Mwibuke ibyo twari tuvuze mbere, ntabwo kuryumvira yari igitangaza ko aryumvira, kuko n'ubundi urebye uwo ari we n'ikibanza yari afite yari akwiriye kubikora. Hano tukomeza dutekereza muri bya bindi twavuga kare by'uburyo dutandukanye n'Imana, kubera Imana n'ubundi iri hejuru ya, kubera Imana n'ubundi yari hejuru ya Adamu kuva na mbere nk'umuremyi n'ikiremwa. Adamu yagakwiye kuba yararyumviye adasezerana afite. Ariko noneho turabona ko harimo isezerano Imana yamuhaye. Bigenda gute? Ntaragera ku conclusion tuzakora. Nibaze ko muri gutangarira uburyo Imana igirira ubuntu abantu, kuko je nicyo kintu cya mbere numva umutima wanjye ati ni gute none Imana yiyoroshe ikageza ahantu mu by'ukuri yemera kungororera ibintu nagakwiye gukora n'ubundi. Kandi igitangaza tujya tubibona no mu buzima busanzwe. Umwana uramubwira ngo kora icumba cyawe, ukahita umubwira ngo ndahita ngusohokana cyangwa ndahita nkugurira biscuit cyangwa bombe. Mu bisanzwe nk'umubyeyi wagakwiye kumutegeka akabikora for that sake, akabikora kubw'ibyo. Ariko uriyorosha cyane kugira ngo bazi
ubikora for motivation wewe, ariko tuzareba uburyo noneho Imana ibyo yabikoze bitugeza ku bugingo budashira duherwa muri Kristo Yesu. Noneho turibaza ngo ibi bintu mu by'ukuri byo kuhabwa ingororano y'ubugingo, kuko niyo concept hano iri, ukumvira ingororano y'ubugingo. Iyi ngororano y'ubugingo ntabwo twari kuyibona ngo iyo bitava mu kwiyoroshya kw'Imana. Cya gatatu twari twavuze ko tureba ni ukwiyoroshya kw'Imana, ni ukwiyoroshya kw'Imana. Mu byanditswe, tutarajya mu madetaye y'amasezerano uko tugera tuyabona mu byanditswe ahantu hatandukanye tubona Imana iha amategeko abantu, kandi mu bisanzwe aya mategeko twagakwiye kuyumvira atakindi Imana yongeyeho, ariko Imana tubona igenda yongeraho ingingo ku byo ategeka abantu, ari byo tubonamo isezerano. Nk'urugero mu mategeko menshi, reka mfate nk'urugero ku itegeko rya kane, ngo niryo tegeko ryonyene nako rya gatanu, niryo tegeko ryonyene ngo rifite isezerano muri ryo, ngo bane ngo mwubahe so na nyoko, kuko ngo aribwo buryo ngo rijya sezerano rijyana. Mu yandi magambo bavandimwe, dukwiye kumva ko Imana kudusezerana kuduha ibintu ukora twakoze ntabwo biri given by nature, ntabwo biri given, ntabwo biri aho kubera n'ubundi Imana ikwiye kubikora. Dukwiye kumva ko ari ukwiyoroshya kw'Imana. Ubu kwiyoroshya kw'Imana kwabaye mu buryo bw'isezerano, ariko dukwiye kuyumva uburyo dukwiye kumva kuno kwiyoroshya kw'Imana mu buryo bw'isezerano. Ntabwo dukwiye kuyumva mu buryo ko Imana twayirenze cyangwa tungana. Ntabwo ari bya bindi bya kino gihe ngo hayaga bangana. Ntabwo Imana kuba igira isezerano n'abo yaremye cyangwa n'uwo yaremye ari uko Imana bangana n'abo bantu, ahubwo ngo Imana iriyoroshya. Bisobanura ko Imana imera nk'iyishizeho hasi gato mu buryo buri figurative, tubyumve mu buryo buri figurative, ikemerera umuntu neza, ikemerera umuntu igihembo, ikemerera umuntu ingororano, umuntu abashije kumvira ibyo itegetse, ariko nanone igahita inamusezerana inabi mu gihe arenze ku itegeko. Bavandimwe, hari umugabo niko bari kuvuga ngo ngo reba uburyo Imana ngo yishize hasi cyane ku buryo ivuga ngo jye namwe reka tujye mu isezerano. Kino kintu dukwiye kucyumva muri sense ya who is the owner, ninde nyiri ibintu byose. Icya kabiri, ninde nyiri wewe? Ni Imana. Tekereza uno munsi nyiri wewe uko uninze, uri uwe nk'ikiremwa. Iravuze ngo reka niyoroshe base tugisezerana, nukora biriya nzaguhemba neza. Bavandimwe, Imana ntacitugomba habe na gato, ahubwo twe tuyigomba byose, kugeza no ku mwuka duhumeka. Twagakwiye guhumeka, uko guhumeka uri kugira iyo ugiye gukora amasegonda 5 wagakwiye guhumeka kugira ngo uyiramye atanikibanje kongeraho.
wagakwiye kuvuga ngo reka mpumeke, nshaka uburyo bwose uguhumeka kwanjye kuba ukubaha Imana atakintu Imana igusezeranije. Ariko Imana yariyoroheje cyane kugira ngo iduhembere kuyumvira, cyangwa ikaduhanira iyo tutayumviye. Bavandimwe, ino nk'uko nari mbabwiye, it's a matter of conclusion. Shaka kuvuga conclusion nk'ebyiri. Ndi gutegura kuri ino ngingo, natangajwe no kubona bino bintu, kandi nahise numva ndi n'igitangaza gutekereza uko ntekereza. Ni n'iyindi mpamvu mubona uburyo Imana yanka prosperity gospel. Imana yanka prosperity gospel, Imana yanka ibyo kwigisha ibintu by'amaronko n'iki, kuko tuba turi gutekinga for granted, tuba turi gufata Imana nk'awagira ngo turayoninga, nk'awagira ngo ni yacu. N'ibyo kuvuga ngo reka mpereze Imana kugira izana. Who do you think you are? Urinde kugira ngo kumve yuko Imana ibyo bintu. Igitangaje, hari igihe Imana ibikora. Turabona mu byanditswe Imana ibikora ibisezerano, ariko birababaje kubona ibyo bintu tubitekinga for granted, tutayibona mu kwiyorosha kw'Imana kuruta. Reka ibyo simbijemo ko narakara nkavuga nabi. Ariko conclusion ebyiri nashaka gutanga neza. Tubanze turebe uburyo ino ngingo igaragaza ko itegeko isezerano ntago ryatewe n'icyaha. Covenant was not a result of sin. Isezerano ntago ryari ritewe nuko habonetse icyaha. Ntago icyaha cya Adamu, ntago icyaha Adamu yakoze aricyo cyatumye Imana itekereza ko duhurizwa mu isezerano n'Imana. Impamvu y'isezerano aribyo kubagiye bakora ama comment kuri no ngingo bavuga ngo the necessity of the covenant. Impamvu y'isezerano ni intera iri hagati yacu n'Imana nk'ibiremwa, Imana nk'umuremyi. Icya kabiri, bavandimwe, murebe uburyo ubuntu Imana yatugiriye. Murebe uburyo Imana ubuntu igirira abantu pe. Yari yoroheje, yemera kutugirira neza no kwinjira mu isezerano natwe. Mu gutekereza isezerano iryo ari ryo ryose, dukwiye kubanza gutekereza ubuntu twagiriwe, nubwo yaba ari isezerano ry'imirimo. Bavandimwe, the audacity, gutekereza ko twajya mu isezerano, umuntu yajya mu isezerano n'Imana uko iryo sezerano ryaba ryitwa kose, ni ubuntu butagira uko bungana. Ni ukwiyorosha kw'Imana kutagira uko kungana. Bavandimwe, Imana idufasha kubyumva. Ubutaha tuzatangira kureba ibintu bimeze nk'aho biri controversial muri sense yuko tutabyumva kumwe n'abavandimwe bamwe na bamwe, ariko biri necessary ko tubyumva, kuko hano kuri no ngingo niho hantu we are tutandukanye cyane n'abandi bera bose, yaba ari Presbyterian nk'uko twabivuze mbere. Nawe nashaka kurangiza kuri kano kantu mbereka the structure y'ano mahame.
reka duhere nko kwiremwa bisanzwe. Harabiremwa idusobanurira uburyo Imana yaremye ibintu byose, uburyo isezerano Imana yagiranye n'umuntu. Turabona isohoza migambi ry'Imana, uburyo Imana yagiye isohoza imigambi yayo binyuze mu buryo busanzwe n'ibindi. Mu gice cya 6 tubona ukugwa kwa muntu, icyaha cye n'igihano. None mbere yuko duhita tugenda kuri Kristo umuhuza w'abantu n'Imana, ariyo chapter ya 6 ya 8, hagahita haza ino ngingo ya 7, isezerano ry'Imana. Biri important ko turibona n'ubundi ko ri hagati y'ibyo, kuko nijyo rizaza kudusobanurira uburyo wa muntu twarangirizaho mu gice cya 6 yaguye, aza noneho kuza kwisanga ko Kristo ari wakwiye kuma umumediator, akwiye kumubera umuhagarariye. Ni kwera rino sezerano ry'Imana n'uburyo ryagiye rigenda rihishuka, cyangwa rigenda rigigishwa, rigenda rigaragara mu byanditswe. Tuzagera tureba ibi amagambo amwamwe duhurizaho, tunareba n'uburyo dutandukanye n'abandi bavandimwe. So reka ndabasaba ati munansabira Imana ifashe pe kugira ngo ukwitegura niba najya nitegura amasaha 6 bibi no ubu bizaba amasaha 28, kuko n'ingingo ikomeye cyane. Mwamashimwe cyane kubwa kuno munsi. Reka senge nshima noneho nsubize umwanya.